tubahaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira ku ntangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byiza, ibiganiro bicukumbuye kandi birimo ubwenge. Nshimira wowe wamaze gukanda kuri subscribe udukurikira 5/5, ndetse niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kanda kuri subscribe maze ibiganiro byiza bikugeraho 5/5. Uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ibihumbi 2025, aho imiryango itandukanye ku isi iba yizihiza Noheli cyangwa se yizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Ku gicamunsi cy'uyu munsi hagaragaye impanuka idasanzwe yabereye hano kuri RP i Nyamirambo. Bamwe mu babonye impanuka bavuga ko imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace yari iturutse kurya nyuma igeze hano kuri tapi rouge, yaje kubihura na Vigo irayigonga ndetse igonga indi modoka irishwanyaguza. Gusa bw'amahirwe abatakarije ubuzima muri iyi mpanuka. Muri iyi minsi yo gusoza umwaka ndetse na Noheli hagaragara impanuka nyinshi mu muhanda, bikekwa ko rero akenshi na kenshi aba ari uko imodoka zabuze feri cyangwa se abazitwara bafashe ibisindisha cyangwa se igitutu cyo gushaka abagenzi, bigatuma atwara ibinyabiziga bagira umuvuduko udasanzwe bakisanga mu mpanuka. N'ubundi muri iyi minsi polisi y'u Rwanda ikomeza gushishikariza abatwara ibinyabiziga ko bakwiye kwigengesera muri iyi minsi, bagatwara batafashe ibisindisha ndetse bagashyira imodoka zabo muri controle tekinike. Reka nshimire wowe ukomeza kugenda udukurikira 5/5 kugira ngo rero uri umushoferi ukwiye kuba intangarugero, ukamenya neza ko rero utagomba gufata ibisindisha igihe utwaye ubuzima bw'abantu mu kinyabiziga, igihe utwaye ikinyabiziga gifite cyangwa se gitwaye ubuzima bw'abantu. Kandi nkomeze gushimira mwese mukomeza kudukurikira 5/5, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya.